yesha umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Yaje kubwira abantu ngo ni umwaka mbababariyemo, ni umwaka ngizemo imbabazi, ni umwaka nanze imbabazi ku bantu bose bazanyenera. Mwanyitabye, haleluya, Imana ishimwe. Ni umwaka w'imbabazi. Uyu ni umwaka Imana ibabariye Abanyarwanda, ni umwaka Imana ibabariye Abarundi, ni umwaka Imana ibabariye Abagande, ni umwaka Imana ibabariye Abakongomani, ni umwaka ibabariye abantu badukurikiye bose, yaba bari hanze muri Australia, Oceania na Europe. Ni Imana ivuze ngo igizemo imbabazi. Ukakumvaga wihebye, birashoboka ko ubuzima bwawe bwari bwarangiye, ariko lastiko trashala waya drabele fostiko drone banavuze ngo kugira imbabazi. Nimba wari ugiye kwiyahura garuka, nimba wumvaga byarangiye have garuka. Imana yacu ifite imbabazi. Uyu ni umwaka Imana igizemo imbabazi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire nta kazi, nguhanuriye akazi. Birashoboka ko umaze igihe gihe tugira urubyaro, Imana yavuze ngo guhaye urubyaro akira kubyara, kuko imbabazi z'Uwiteka, imbabazi zije etotastiko drebolastiko dromene fostia shalastiko drebole fosinodra noneto tastiko drebolastiko. Imbabazi z'Uwiteka zije, ibintu byose biremera. Nkubwire ngo Imana igize imbabazi. Ndagushimiye, reka dusenge. Yesu kangushimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Izabisoza TV umunsi ku munsi, muri kumwe na Emmanuel. Twishimire dusuhuje abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara ya Gatandatu y'Abadiaspora. Tubasuhuje cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha abantu cyane cyane bari muri Amerika, abantu bari muri Canada, Australia na Belgium na ariyo Belgique. Ego, Imana y'amahoro ibahe umugisha cyane. Muri abantu b'agaciro, muri inshuti zacu z'akadasohoka. Paul aravuga ngo mbasengera iteka uko nsenze. Natwe tubasengera iteka uko dusenze, kugira ngo Umwami Imana akomeze abafashe kumva. Pastor, buriya umuntu yanavuga ngo nta mwuka mubi uduteranye. Hari umwuka, nta dayimoni. Aha, Pastor aranyunganira arambwira ati nta dayimoni tugiye kwakira, akatwibwira, amara kutwibwira ko nta bagendana bataziranye. Yesu nashimwe mugabo. Yesu ahimbazwe cyane. Mwiza cyane, bakagendera mu kigara agahita yumva ko ari mwiza cyane. Umwiza burya ni Yesu. Njya nkunda guca bugufi cyane, ariko urakoze cyane. Urakoze cyane, ako kantu rwose ntacyo gatwaye. Twishimiye ikaze muduhaye kuri Izabisohoza. Urakoze. Yego, nitwa Niyonzima Toneste, ndo umukozi w'Imana, nkaba n'umwana w'Imana. Ibyo bintu nkunda kubijyana byombi, kuko burya umukozi iyo akora rimwe na rimwe hari igihe atagera mu gikari, ariko umwana burya aratambuka akajya naho ababyeyi. Rimwe na rimwe hari umwana ajya no mu cyumba cya se burya, kuko aba afite uburenganzira. Ibi biravuze ngo ndi umukozi w'Imana, nkaba n'umwana w'Imana, mu rugo rwa data ntaho mejwe. Buriya umukozi bigera igihe akagenda, ariko umwana aragabana. Yego, rero nishimiye ikaze muduhaye kuri Izabisohoza TV. Mboneho no gusuhuza umubyeyi wacu Pasiteri, n'inshuti yanjye, akaba n'umubyeyi. Muhaye yambugira amahoro mu pastor. Ikindi ndasuhuza nk'uko mubivuze abantu bose bagiye kudukurikirana kuri Izabisohoza TV, ari abari hanze batandukanye, ari abari mu Rwanda. Tubaha ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi mwakoze kutugira icyizere kugira ngo tuze kuganiza abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Murakoze. Hanyuma ndi umukristo mu itorero rya DPR, paruwasi ni ya Kabuga, itorero ni iry'Indera. Iyo tuvuze ngo itorero mbere byitwaga imidugudu, ariko bitewe n'amavugurura agiye abaho, ubu icyitwaga imidugudu bisigaye byitwa amatorero. Itorero rero nsengeraho ni iry'Indera. Ndumva ari ibyo, ndumva nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane, mwasenga. Noneho kwera ko uyu mwaka nanjye mwuka yaranyongoreye ngo abana be njye mbahe mikoro bisanzure. Ngaho mpereza mikoro cyane ko Imana yayiduhaye. Reka dusenge, hanyuma tuganire n'abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Hari ubuhanuzi Yesu yasize ku mutima. Ndashaka kubanza kubwira abantu ko Yesu akidukunda, dufitiye imbabazi. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye imbabazi ugira, tugushimiye urukundo ugira, tugushimiye ko ariho tubeshaho, kandi kuva kera kose uri Imana yacu. Abakwiringiye bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Nushimirwe ubuntu tugiriye mu Rwanda. Bamwe muri twebwe
ni igitondo tubonye habonetse igitondo cy'itangaza muri aya masaha 5 tugize umugisha kuba twabyutse bikemera hanyuma aya masaha tugezemo nabyo turacyahumeka umwuka bazima nabyo byemeye nuhabwa icyubahiro abakiri mu nzira zo gushaka gukizwa nabo nubateza intambwe bakizwe abakiri mu rugendo nabo bwo gushaka ubuzima nubashoboze babone ubuzima twinginze Imana ifite ubuzima muri yo kugira ngo natwe duhe ubuzima mu izina rya Yesu tukwizeye nk'Imana ishoboye byose senze isengesho kugira ngo iri jambo tugiye kumva rigira umumaro ari abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu bari muri diaspora turasenze kugira ngo iri jambo rizaguke ribagereho kandi ribagirire umumaro ndasenze mu izina rya Yesu sabiye umugisha n'aba bantu baduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire n'abantu b'Imana ijambo ryawe nubaho umugisha iyi TV ndayisengeye kugira ngo yagure kandi ndasenze kugira ngo ijambo ryawe ryaguke cyane rigire kumera z'isi uzaryumva wese azamenye kuri Imana ishoboye urakoze duhaye ikaze umuntu wese mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu amen unyemerere mbasuhuze nkuko nari natangiye mbibwira abantu bashobora kuba bambonye ari ubwa mbere nitwa Toneste Niyonzima maze iminsi nagaragara kuri kamera nyinshi zitandukanye ariko mugize umugisha nukuri naravuze ko ntazongera gusubira kuri kamera ku ma YouTube channel ariko ndumva nta kintu bitwaye kuba naza kuri kamera yanyu kugira ngo tugane n'abantu b'Imana ijambo ry'Imana ari gihe kigeraho umuntu agasa nkaho acecetse ariko ntabwo ari ikindi cyabiteye nuko numvaga nagiye ntanga ubuhamya ahantu henshi hatandukanye biba ngombwa ko sa nkaho ncecetse ariko pastor Imana igumugisha ko bantumiye kuri no channel hari abantu benshi rwose irakurikiranwa cyane tunashimira abantu bakora subscribe bagakora share na comment bagashima ibyo mukora njya nyikurikira iyi channel yacu kandi yanyu mbona ari channel nziza cyane reka mbanze mbwira abantu mugiye kudukurikira babwire ko gukorera Imana ari byiza icya kabiri ube mu buzima ariko bufite intego maze iminsi nigisha ijambo rikomeye rivuga ngo kuba ariko ufite intego ukaba mu buzima ariko bufite icyerekezo kuko abantu benshi ari gihe umuntu agenda ariko ukabona no mu buzima bwa gikristo akabubamo mu kintu kimeze nk'ikigare ukumva ko witwa umurokore ariko ntugire ubuzima bwawe ntubwerekeze ku cyerekezo twagiye tubona ingero nyinshi zitandukanye umuntu agakizwa umunsi ejo akabivamo kubera iki ntigeze ashaka gufata icyemezo ngo avuga ngo agakiza kanyengiye kayobora muri uyu murongo ndashaka kukubwira rero ngo nimba ukijijwe ariko kandi gukizwa kwawe ntibirangirira aho uyu munsi ngo nuko wumvise ijambo ry'Imana hoya bigire ikintu bita umurongo ngenderwaho agakiza kawe ugahe icyerekezo ku buryo ibyo ukora byose bigira intego hari umugabo bita Warren pastor Warren ni umuvugabutumwa yigeze yandika igitabo cy'ubuzima bufite intego aravuga ngo kubaho udafite intego si byiza ugomba kugira ubuzima bwa gikristo ariko bufite intego ugomba kubaho mu buzima no gushaka ubuzima bw'imibereho y'ejo hazaza ariko ukagira ubuzima bufite icyerekezo murakoze cyane kuba munyumvishije tujye tuba mu buzima ariko kandi twahaye intego muri ubwo buryo rero ndumva ashaka ko n'ijambo ry'Imana tugiye kurigenera intego tuganira ijambo ry'Imana tuvuga ngo abantu barumva ijambo ry'Imana gusa iryo jambo ugiye kumva rifite intego naha nashakaga ko tuganira yego ngira ibintu byose nkabiha icyerekezo cyangwa biha intego ijambo tugiye kuganira rifite intego kandi intego nshaka kukuganirizaho izakusindagize izabane nawe uyu mwaka iyi ntego rero Yesu yanshize ku mutima ni intego ivuga ngo Yesu aracyagufitiye imbabazi Yesu aracyagufitiye imbabazi kubera iki numvise umwuka wera anyemeza iri jambo nasanze abantu benshi bageze mu gihe kigoranye abantu benshi kubera ko bamaze kurambirwa ari ukuntu umuntu agenda mu rugendo yagera igihe agacogora wicogorera hugwiriye wikumva ko Imana yakurambiwe hoya ndashaka kukubwira ngo Imana iracyagufitiye imbabazi Imana ishimwe nawe unkurikiye ari ubwa mbere nkubwire ngo
ko Imana iracyagufitiye imbabazi. Birashoboka ko wakoze ibyaha ukumva ko ubuzima bwawe bwarangiye, yawe kumva ko byarangiye, Imana igufitiye imbabazi. Urashobora kuba uri mu buzima burimo budafite ishusho, ukumva ko no kwiyahura byaba, oya wikwiyahura, Imana yacyagufitiye imbabazi. Kubera iki? Reka se nkubaha ubuhamya gatoya, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Giye mubona ndi umugabo waciye mu bigeragezo. Pastor muzanyemerere ubwa kabiri n'ingaruka nzaho abantu ubuhamya, mbaho ubuhamya kuntu naba mu buzima bwo gupfakara, Imana ingirira neza nyuma y'imyaka 5. Muri rusange numvaga ubuzima mbayemo budafite icyerekezo, nkumva nta wangirira imbabazi, nkumva nta wangirira neza. Ariko Yesu yaramfitiye imbabazi ndetse amfitiye n'impuhwe. Nabaye mu gihe kigoranye, ariko Yesu yarangiriye neza, Imana ishimwe. Ndagira ngo mpumurize abantu babwira ngo Yesu aracyafite imbabazi. Twihute tugane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 61. Kandi disi nifuriza abantu umwaka mushya muhiri. Mbabwire ngo bonane, umwaka mushya, kandi kubera umwaka w'intangirano w'intaho gutangirana ijambo ry'Imana, ubuzima bw'impinduka. Yesaya 61. Yesaya yavuze ngo iki? Aravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yanumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose, Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire n'aya magambo Yesu anshyize ku mutima, afite intego ivuga ngo wikwigirira nabi, Yesu aracyagufitiye imbabazi. Imbabazi z'Uwiteka ntizigira akagero, imbabazi z'Uwiteka zihoraho, imbabazi z'Uwiteka ntabwo nabona ukuntu nzivuga, ariko ndagira ngo nkuhumurize wowe wumva wacitse intege, nkubwire ngo Imana yacu, Imana twizeye, Imana twamenye, Imana dukorera mu mateka y'Imana ifite imbabazi. Kubera iki Imana inyemeje ko twaganira rino jambo? Kuki Umwuka Wera azanyira ijambo? Kwari kugira ngo nkumenyeshe ko ubuzima urimo bwose, nubwo ubona busa nkaho bukugoye, ukabona byanze, ukabona wenda ushobora kuba ukora mu rugo, uri umukozi wo mu rugo se, cyangwa se ukora ahantu runaka, ukabona nta muntu wakugirira imbabazi, ukabona ubuzima urimo buragoranye. Nkubwira ngo Imana ifite imbabazi. Birashoboka ko Imana yakubabarira ikakuzamura mu ntera. Nta muntu wakugiriye imbabazi. Nasomye ijambo ry'Imana muri Ezekiel igice cya 16. Hari ijambo rivuze ngo yari amoko abiri, abana Imana ihasanga umwana wavutse ku moko abiri atandukanye. Ubwoko bumwe bwitwaga Abamoni, abandi Abahetikazi. Abaheti n'Abahetikazi bari yaramoko atajya yumvikana, ariko baza guhura, aya moko asa nk'ahuye. Noneho umwana abyawe muri icyo gihe, uyu mwana ngo baramujugunya, hanyuma Imana imusanga ngo yigaragura mu ivata. Haleluya. Bibiri ivuze iki? Biravuze ngo reka umenyeshe Yerusalemu ibizira byaho, ubabwire ko so yari umwamoni, naho nyoko yari umuhetikazi. Umunsi wavutseho nta muntu wigeze kugirira imbabazi. Haleluya. Nta wigeze kugirira imbabazi. Uyu munsi wavutseho bose barakwihakanye, bose barakujugunya, baraguta. Birashoboka ko abantu bagutaye. Haleluya. Birashoboka ko umuryango wakwirengagije, birashoboka ko abantu bakwirengagije, birashoboka ko inshuti zawe zakwirengagije. Ariko Bibiliya yavuze ngo so yari umwamoni, nyoko yari umuhetikazi. Umunsi wavutseho umukungwa wawe ntibabushaririye, ndetse nanugeze akugirira imbabazi ngo agukorere ibyo. Muri ko gihe nkurebye ngo usanga wigaragura mu ivata. Sifa kwa Mungu, ndafashijwe Theoneste, ngo usanga wigaragura mu ivata. Ngo nikubwira ngo nubwo uri mu ivata ryawe nkugiriye imbabazi. Haleluya. Nkugiriye imbabazi. Ndavuze ngo nubwo uri muri ubwo buzima baho, muri ubwo buzima bugoranye, ndavuze ngo baho, nkugiriye imbabazi, nguhaye agaciro, nguhaye icyubahiro, nguhaye ubundi buzima bushyashya. Nawakugiriye imbabazi, ariko gihe sanze ndi umunyembabazi.
ntabwo ijambo ry'Imana avuze ngo nubwo ntawakugirira neza ariko ndi umunyembabazi. Imana ngo imusanga uyu mwana wavutse nyina yaramubyaye umuheta, amaze kumubyara aramujugunya, ngo Imana imusanga yigaragura mu ivata. Ivata ni iki? Abantu badukurikiye wenda bari mu ntara ya diaspora, ivata ni igihe umubyeyi amaze kubyara icyo bita placenta, ingobyi umwana avukiramo. Yavutse hari ukuntu umwana bakigaragura muri aya mazi yavukiyemo. Bankurikiye mu byumve kwa kundi rero kwa muganga iyo umwana amaze kuvuka hari ibintu bamukuraho, icyo bita ivata. Naho ngaho iyo ari kwigaragura muri ibyo bintu bimeze gutyo, iyo batamutabaye hari akantu bita ivata mu kanwa. Iyo batamukoze mu kanwa ntashobora kuvuga. Rero Imana isanga uyu mwana wigaragura gutyo, ntawamurebye, ntawamugiriye imbabazi, iramubwira ngo jyewe Uwiteka, bakujugunye naraje, bagutaye naraje, bakwibagiwe naraje, ntawigeze kugirira neza, jyewe nari ndi kumwe nawe. Birashoboka ko umugabo wawe wonkurikiye, umugabo wawe atari kukumva, wenda ntimuhuze mu rugo, ukabona ni posho ntayiguhaye, ariko umva nkubwire, Imana iravuze ngo ikugiriye imbabazi, ihinduye ubuzima bushyashya. Imana ishimwe ko Imana ihindura ubuzima. Haleluya! Imana igihindura ubuzima, Imana igihindura amateka, Imana igihindura ubuzima bw'abantu. Ndajya mubwira ngo Imana yonyine niyo ifite imbabazi, niyo yakugirira ibambi. Ndafashijwe Theo, sanze abantu bakwirengagije, Yesu arahari. Sanga imiryango yakwirengagije, Yesu agufitiye imbabazi. Mo pastor, ndabizi ko wize theology, ubona hari ikintu kiruta imbabazi z'Uwiteka? Ntacyo. Urakoze cyane. Nta muntu abantu bakwirengagije. Hari igihe twaciyemo bikomeye ku buryo umuntu wese yasamagaye ariko muri uko gusama yawe Yesu we ntabwo yigeze atwirengagiza. Imana ishimwe. Nasomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, nakereza ari ibice 49:15, hari ijambo rivuze ngo mbese umubyeyi yakwirengagiza umwana yibyariye? Ntababarire we yabyaye. Birashoboka ko abantu bakwirengagiza, ngo ariko jye Uwiteka sinzakwirengagiza, nkufitiye imbabazi. Haleluya! Tujya mbwira ngo ni umwaka rero dutangiye. Aha niho nshaka ko tuza no gusoreza. Ni umwaka Imana ivuze, ni umwaka Imana itangaje, tugitangira izi tariki 14 z'ukwezi kwa mbere. Ndagira ngo ntange itangazo ku muntu wese unyumva, nkubwira ngo ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Birashoboka ko ibihe byatambutse wumvaga ubuzima urimo bugoranye, ariko Yesu uyu mwaka 2023, reka nguhanurire kuri Izabisohoza TV, hari ubuzima Imana ishohoje. Haleluya! Hari amateka Imana ihinduye ubuzima bwawe. Imana yavuze ngo ihinduye amateka. Cyakabiri, Imana ikugiriye imbabazi mu buzima bwawe, imibereho yawe yose hajemo imbabazi z'Imana. Yesu, iri jambo twasomye ni igihe Yesu yaramaze kuvuka, ageze mu myaka 12. Sinjya mu mateka kuntu Yesu yavutse, ndashaka kwivugira atangiye urugendo rw'ivugabutumwa. Ageze mu myaka 12 nibwo yabumbuye igitabo atangira kwigisha. Iri ni ryo jambo rya mbere Yesu yahereyeho. Arangije ngo bari mu isinagogi, aho basengera. Isinagogi ni nkaho twavuga ngo ni church cyangwa se urusengero. Hanyuma ngo bari aho ngaho batangiye igitambo cya misa cyangwa batangiye gusenga, babona mwene Mariya umuhungu wa Yesu, wa Mariya ari we Yesu, ngo aturutse inyuma araza arenga batambyi, aratambuka ajya ku ruhimbi. Abantu bose ngo bararebana, hanyuma ngo ahita azingura umuzingo w'igitabo, atangira kubwiriza. Ngo azinguye umuzingo w'igitabo, ahita atangira n'ijambo ririmo imbaraga zikomeye. Ahita avuga ku myaka 12, ahita atangira ngo umwuka w'Uwiteka. Hariya twasomye muri Yesaya, n'iri jambo Yesu yahereyeho. Ahita babwira misiyo yamuzanye Yesu, icyatumye Yesu avuka, icyatumye yemera kwigira umuntu. Yesu atangaza. Donc misiyo ya Yesu iri muri Yesaya 61. Niki cyatumye Yesu avuka? Yaje gucungura umwana w'umuntu, yaje kutugirira imbabazi, yaje guhoza abarira. Mwnyitabe. Haleluya! Yaje kugira imbabazi z'Uwiteka. Yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jyewe. Haleluya! Kamerama, reka nkubwira ngo Imana nawe gufitiye imbabazi. Misiyo Yesu yazanye Yesu kwari kugira ngo Yesu ababarire abanyabyaha. Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, kugira
kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Cya kabiri si icyo cyonyine, Yesu yaje aje kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Cya kabiri cyazanye Yesu muri iyi si kwari ukugira ngo abohore imbohe. Hari abantu babaye mu buzima busa nkaho buboshye, Yesu aravuga ngo naje kubohora abantu basa nkaho baboshye. Hari igihe umuntu aba mu buzima bufungiranye buboshye, ariko Yesu yaje kugira ngo abohore imbohe. Icya gatatu cyazanye Yesu yaje kumenyesha umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Yaje aje kubwira abantu ngo ni umwaka mbababariyemo, ni umwaka ngizemo imbabazi, ni umwaka nanze imbabazi ku bantu bose bazanyenera. Mwanyitabye, haleluya. Imana ishimwe. Ni umwaka w'imbabazi. Uyu ni umwaka Imana ibabariye abanyarwanda, ni umwaka Imana ibabariye abarundi, ni umwaka Imana ibabariye abagande, ni umwaka Imana ibabariye abakongomani, ni umwaka ibabariye abantu badukurikiye bose, yaba bari hanze muri Australia, Oceania na Europe. Ni Imana ivuze ngo igizemo imbabazi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana cyagufitiye imbabazi. Icya kane Yesu yavuze muri iri jambo ari kwigisha, aravuga ngo ni n'igihe nje kumenyesha abantu ko Imana ibahoye bakabohoka, bakaba mu buzima bufite intego, ariko burimo no kubohoka. Ni igihe mbohoye abantu nkabakura mu bubata bw'ibyaha, ni igihe nkuye abantu mu buzima bugoranye mbagiriye imbabazi. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu ubwe cyamuzanye no kugira ngo akubabarire, akubohore, akugirire imbabazi. Imana ishimwe ko Imana ikugiriye imbabazi. Cya gatatu gikomeye Yesu cyamuzanye ngo yaje guhoza abarira. Tewo ndafashijwe, yaje guhoza abagira gute abarira bose. Aha, reka nkubwire ngo nubwo uri kurira Imana igufitiye imbabazi. Birashoboka ko warayurira. Ijambo ryarambwiye ngo birashoboka ko umuntu yararira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Wenda warira uyu munsi ariko ejo uzaseka. Birashoboka ko uyu munsi ubona byanze. Nkuhumuriza nkubwire ngo Imana iracyagufitiye imbabazi. Hoza ijwi ryawe rero, ni kumurimbyi yaririmbye, haravuga ngo hoza ijwi ryawe we kuboroga, hoza ijwi ryawe we kuboroga. Hora Yesu agufitiye imbabazi, Imana ikufitiye imbabazi. Naje kumenya abantu umwaka w'imbabazi. Ndakambabwire ko 2023 serane ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Reka tuze no gufatakanya dusenge. Kamerama, hari ikibazo wambaza ku ijambo ry'Imana? Urumva ufashijwe n'iri jambo? Urumva Imana ikugira imbabazi? Urumva Imana imaze kukubohora? Urumva hari ikintu cyari kikuboshye? Ndagira ngo sengera abantu bari baboshywe, bari mu buzima buboshywe. Ndagira ngo sengera umuntu kandi haleluya. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite amafaranga ariko aboshywe. Birashoboka ko umuntu ashobora kugira amazu menshi ariko ari mu buzima buboshye. Birashoboka ko umuntu dekota lastiko dry. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite ama etage menshi, afite ubuzima bwiza ariko hari ikintu kimuboshye. Ashobora kuba abashywe n'ibyaha, ariko ni umwaka Imana destiko dry lewaya eno Charlo enosti edrom. Imana ishimwe ko Imana ibohoyemo abantu. Kuri kamera za Ibizabisohoza TV tekota ndafashijwe. Imana ibohoyemo abantu. Imana iravuze ngo irakubohoye wowe. Hari akageso kakunaniye ariko Imana irakubohoye. Ikubohoye kuri iyo ngeso, ikubohoye ku magambo wagiraga mabi, ikubohoye ku byaha. Ndagira ngo sengera abantu. Iyi cano ntabwo ari cano za zindi ziraho zo kuvuga ngo abantu bari gushaki. Oya, ni cano y'umurongo w'ijambo ry'Imana, ni cano yo kugira ngo abantu b'Imana bumve ubuhamya, bamenye ko Imana igira neza. Hari abantu rero bazajya baca ahangaha babahumuriza. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana iracyagufitiye imbabazi. Dusenga n'Imana wo nkurikiye. Birashoboka kumvaga wihebye, birashoboka ko ubuzima bwawe bwari bwarangiye, ariko lastiko trashala waya drabele fostiko drome. Banavuze ngo kugira imbabazi. Nimba wari ugiye kwiyahura garuka, nimba wumvaga byarangiye have garuka. Imana yacu ifite imbabazi. Uyu ni umwaka Imana igizemo imbabazi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire nta kazi, nguhanuriye akazi. Birashoboka ko umaze igihe utagira urubyaro, Imana yavuze ngo guhaye urubyaro, akira kubyara, kuko imbabazi z'Uwiteka, imbabazi zije etotastiko drebolastiko dromene fostia shelastiko drebole fostino dra none totastiko drebolastiko. Imbabazi z'Uwiteka zije, ibintu byose biremera. Nkubwire ngo Imana igize imbabazi. Ndagushimiye. Reka dusenge. Kasengera abantu. Wanyemera ugapfukama ahantu uri. Birashoboka ko wenda wari mu buzima bugoye. Pfukama ahantu wari uri. Dusenge.
fata position yo gusenga gusengera kubwira ngo Imana ikugiriye imbabazi. Birashoboka ko bakunyanganyije ibyawe, Imana ikiza imbabazi kugarurije ibyawe. Birashoboka ko wenda umugabo muri gahunda yo kudeforsa n'umugore wawe bitewe n'impamvu. Imana yavuze ngo urwo rwowe ruvamo, guma hamwe Imana ikugiriye imbabazi. Dusenge. Turagushima wera wa Isirayeli, nta Mana ihwanye nawe. Wagiriye imbabazi abanyarwanda, kuba tugihumeka n'imbabazi zawe. Ntabwo ari uko Satani yigeze twishimira, ariko imbabazi zawe zitubaho. Shimwa kuba tukitwa abakirisitu, tutarakora ibyaha, tutarandura ngo tumere nk'abandi, ni imbabazi zawe. Kuba tutarapfa ngo twandarare tumere nk'abandi, ni imbabazi zawe. Tushima imbabazi zawe. Uvuze ngo imbabazi zawe zaje kugira ngo abantu bawe bakizwe, ubohora abantu. Mana, senge umuntu wese warubashywe n'ibyaha, nirukanye ibyaha mu mitima y'abantu. Senge abanyarwanda ngo bakizwe ibyaha, abanywa inzoga bazireke, abasambanyi babireke. Gira imbabazi mu Rwanda, gira imbabazi mu Burundi, gira imbabazi muri Kongo n'ahandi hatandukanye. Gira imbabazi ku isi yose, tanga imbabazi Mwami. Gira imbabazi kuko uri umunyembabazi. Natuye imbabazi ku gihugu cyacu, natuye imbabazi ku baturanyi, natuye imbabazi ku isi. Ndavuze ngo tugirire ibambe, imbabazi zawe ni nziza. Iri jambo ryawe Mwami rigire umumaro. Mwami, iyi cano uyagure kubw'imbabazi ugira. Tura testopela stikodrela siri winidrome. Turagushimiye kubw'imbabazi ugira. Kandi umuntu utarabona urubyaro, mugirire ibambe, gira ibambe utanga urubyaro. Ababuze uko bagenza bagirire neza, abagiye kuburara baha ibiryo bagirire imbabazi ubagaburire. Abatakira akazi ndasenze kugira ngo bagirire neza kubw'imbabazi zawe. Hanyuma ndumva nejejwe nuko utugiriye imbabazi uyu mwaka. Wavuze ngo umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Turagushimiye ko ari umwaka ugiriyemo imbabazi abantu bose, isi ikabibonye ihumure. Nirukanye ibirwara ku isi, ibirwara by'inzaduka, bya bindi bituma abantu basubira inyuma. Nkubise hasi umwuka w'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Nkubise hasi umwuka w'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Natuye imbabazi ku bantu b'Imana bose waremye Mwami. Waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo waturemeye kwandura, waturemeye gukiranuka. Nejejwe n'imbabazi zawe, nejejwe n'imbaraga ugize. Turagushimiye, ngaho nugire neza. Tanga umugisha ku bakozi bawe, imbaraga z'Imana zikomeze zitwaranire muri twebwe. Tunejejwe nuko uvuganye natwe mu ijambo ryawe, uhereye none ukazageza iteka ryose. Uzakomeza tugirire ibambe. Urakoze kumva gusenga kw'abantu bawe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tubashimire kandi Imana ibahe umugisha. Birashoboka ko ushobora nda kumpamagara ukambaza ati utuye he, cyangwa se ukashaka kunyunganira. Burya abantu bose barungikana. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Birashoboka ko natanga kontakte zanjye ni 0787 756 hanyuma mvuge ngo Astra Vista KDF Benis. Ndabakunda cyane, mugire umugisha w'Uwiteka, muhabwe umugisha n'Imana. Shalom.